ubu ngubu ngiye kukwica uve kuri ino si ya rurema. Dutangire ahangaha, uyu mugabo arangije aravuga ati wa mwana we ngiye kukwica nkujugunye hariya hepfo upfe uve kuri ino si, nabundi sinigeze nkubyara wa cyana we kandi ndetse sinagukunda. Ati kuba ubu iwanjye ntago binshimisha habe na gatoya, ngiye kukwica. Umwana muto ati wandetse koko uranshakaho iki? Wandetse uranshakaho iki koko? Ndakwinginze winyica nyagasani. Nuko dutangiye inkuru yacu y'uyu munsi, kora subscribe tubana umunsi ku munsi. Uyu mugabo arangije aravuga ati ndambiwe agasuzuguro kawe ndetse wanesheje umutwe, ngiye kuba nakujugunya hariya hepfo upfe. Barakwereka hari akana gato kari hafi aho ngaho. Kano kana gato kabitekerejeho karavuga ati mukuru wanjye ndamutabara gute? Hari akandi kana k'agahinja kari hafi aho nanone. Sasa rero ese biraza guhurira hehe? Kano kana gato katekereje buryo ki gashobora kuba katabara mukuru wako. Gusa uyu mugabo yariye karungu, yarakaye, arashaka kwica uriya mwana w'umukobwa. Ese birarangira gute? Nakubwiye ngo bana nanjye muri ino nkuru irarangira wasobanukiwe ndetse urakuramo n'isomo rinini cyane. Barakwereka kano kana gatoya, barakwereka uyu mukobwa yaje ahangaha aterura ikibuye kinini, atekereza kuba yakica kano kana gato ngo arebe ko byibuza uriya mugabo yarekura mukuru we. Abona uko yica kano kana gato cyaba ari igisebo kibi cyane. Barakwereka ahangaha, barakwereka tayari uyu mukobwa bagiye kumujugunya muri iriya manga bamwice apfe ave ino si. Uyu mugabo yaravuze ati iri ni ryo herezo ryawe ry'ubuzima, ugiye gupfa uve kuri ino si birangire. Umwana w'umukobwa ati wambabariye kuko wandetse, waretse kumpohotera. Uyu mugabo ati ndaguhohotera nkubaza iki? Ngiye kukwica upfe uveho, ndetse agasuzuguro kawe nta handi hantu nzongera guhurira nako, uve kuri ino si dore warandembeje nyagasani. Ese uyu mugabo arashaka iki? Nakubwiye ngo ahangaha ni waba udusobanuye, ahangaha tukugezaho akantu ku kandi. Kora subscribe wowe tubana umunsi ku munsi. Uyu mukobwa nawe uri ahangaha arangije aravuga ati mana yanjye ntabwo nakica kano kana gatoya. Ati bwaba ari ubwenge bukeya. Uyu mugabo, umwana muto, uyu mukobwa ageze ahangaha abanza arekura rino buye ngo apime hano hantu ukuntu hareshya, noneho agira utuntu yikorera. Tayari yapimye ahangaha anagama ibuye ngo ahasuzume amenye ukuntu hameze. Uyu mukobwa arangije aravuga ati reka nze ndaje nkwereke utuntu nikorera byibuza ndeko mukuru wanjye namutabara. Yaje yirukanka asa gake gake aza yegera kuri wa mwana muto, arangije yegera kuri uno mwana mutoya. Tayari yaje yivugisha ati ngiye gusikamingira papa wanjye, mwereke ko kano kana gato ngiye kukica ndebe ko yashobora kuza kurekura mukuru wanjye. Yateruye kana gatoya, biraherera he mwa bantu mwe? Afashe kana gato, wewe ndebere neza witonze, afata kana gato arakabwira ati mwana wanjye, mwana mutoya wihangane, ati ngiye kugukoresha nk'iturufu yo kuba yatabara mukuru wanjye. Wihangane kandi mwana muto, ibyo ngiye gukora ntabwo ari ibintu byiza ndetse nanjye sinabitekerejeho, gusa Imana ize kubimfashamo. Ese agiye gukora ibiki? Yagize gutya aza gake gake ndetse yegera iri gare, afata kano kana gatoya agatereka muri iri gare. Ese biraherera he mwa bantu mwe? Biraza kurangira gute? N'umwana ukiri muto ya disi utaramenya ubwenge bamuteretse mu igare. Arangije uyu mukobwa muto aravuga ati kana gatoya wihumura, ndabizi neza ko ibyo napanze ndibuze kubikora kandi bikaza kugenda neza. Yazanye kano kana gato akazana ari kugasunika gake gake. Biraherera hehe? Akageza ahangaha ku manga, ndetse aha ni hahandi yajugunya ryabuye ari gusuzuma ukuntu hareshya. Yafashe akagare, undebere ngo ashaka kuroha wa mwana mutoya. Ese birarangira gute? Yazanye akagare aravuga ati mana yanjye sinzi niba ari ibintu byiza ngiye gukora, gusa ngomba kubikora kugira ngo byibuza ntabare mukuru wanjye bareke kumwica. Barakwereka uno mwana mutoya yafashe rya gare arijugunya munsi ahangaha mu manga, ajugunyamo disi ririya gare. Nyagasani, ese birarangira gute? Yajugunyamo igare, disi gare, twebwe duheruka harimo akana gatoya, nuko yakajugunya ahangaha muri ino manga.
gatangira kugenda kabaranguka. Ese akana karihe ko tutarimo turakabona? Karahagana hehe? Ese kano kana kararangira gute mana yanjye? Ese biraza guherera hehe? Nuko igare ryamanutse ahangaha muri uno musozi rimanuka ryibarangura, rimanuka rijyamo hasi. Ndetse ahangaha uyu mwana muto arangije aza yirukanka ati papa, ati umwana mutoya, ati akagare karamumanuye none yikubisemo hariya hepfo. Ati papa, watabaye umwana wacu. Uyu mugabo arangije yakuriye wa mukobwa yari agiye kwica, arangije nyagasani, arangije baje birukanka. Gusa bakiri kwirukanka uno mukobwa arangije akurura mugenzi we, akurura mukuru we, arangije aramubwira ati mukuru wanjye, ati byose ningiye nabipanze, nabikoze mbizi. Mukuru we aramubwira ati uri umunyabwenge, bino bintu ujye ubikora wabanje kubitekerezaho neza, ati urabizi ko ari ibintu byiza. Kano kana gato karangije karamubwira ati mwana, ati mukuru wanjye, ibi byose narinzi ukuntu biragenda, ati njye ubwanjye nabonaga agiye kukwica, nibwo nigira inama yo gushyira mu bwenge, undebere neza witonze. Nuko baje biruka, bagenda birukanka gake gake. Barakwereka ahangaha uyu mugabo yaje yirukanka ngo arebe wa mwana we ahantu yaba yaguye. Ageze ahangaha uyu mugabo yarumiwe, yabonye ahantu akagare k'umwana yari arimo kageze, aza yirukanka ngo arebe ko yatabara umwana we mutoya. Ndebera ngo ahangaha ngaratangira kwirukanka ndetse ashaka kuntu yatabara kara kana gato, ndetse yaragiye kwica umuntu. Ahangaha bino bintu ni ibintu byapanzwe. Ese biraza kurangira gute? Nakubwiye ngo reba ino nkuru, ndabizi neza ko irarangira wasobanukiwe akantu ku kandi. Uyu mugabo yaje ahamagara umwana we ati mwana wanjye uri hehe? Yaje ahamagara umwana we, ndetse umwana we ntabwo ari kumubona. Uyu mugabo ndebere neza yakomeje kuba yarwana no guhamagara, ndetse birangira abuze n'umwana we. Atangira kuba yazamuka ndetse ashakisha ahantu hose ngo arebe ko yabona umwana w'ahantu yaguye, ngo arebe ko byibuze yabona n'umurambo wiwe, ndebe ko yabibona. Ariko bikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ese hano biraza kurangira gute? Barakwereka uriya mugabo yaje yirukanka, ndetse ageze ahangaha asanga ka kagare kamaze kwikubita muri ano mazi tayari. Umwana bivuze ngo yaba yapfuye. Hano ntabwo umwana yaba akiri muzima, ntabwo yaba agihumeka umwuka w'abazima. Uyu mugabo ageze ahangaha nta kindi yakoze, yatangiye gutekereza uburyo ashobora kuba yajya muri ano mazi, ariko bikomeza kuba ikibazo. Uyu mugabo arangije aravuga ati se mana yanjye, ibi bintu bikoreye iki? Ati umwana wanjye muto nari mfite koko ntabwo mbyumva. Ese nanjye niyahure njye muri ariya mazi, nanjye mve kuri ino si? Ati ndebera akagare k'umwana wanjye ahantu kari, kandi nta bushobozi mfite bwo kuba natabara umwana wanjye. Ese mana yanjye mbikoreho iki? Ese nabikora iki kugira ngo byibuze ntabare umwana wanjye? Biracyagoranye, hano ni ikibazo gikomeye cyane. Ese uyu mugabo araza gukora iki? Yakomeje gusaba Imana ati kubera iki ibi bintu bikoze? Ati kubera icyo bikoze ku mwana wanjye, yari akiri mutoya, byibuza iyo hapfa njyewe ntihapfe umwana wanjye mutoya. Ati kugira nabi nibyo binkozeho, nifuje kwica umwana mbereye mukase, nifuje kumwica none ndebera mana yanjye. Ese iki ni igihano waba umpaye? Ni igihano koko? Uyu mugabo byaramucanze, atangira gutekereza inshuro nyinshi cyane. Twatangiranye nawe ashaka kwica umwana abereye mukase. Uyu mugabo ageze ahangaha ubwo kwiyakira nyine nta kundi, yafashe icyemezo ataha imuhira. Ariko ataha ababaye, ataha atameze neza, ataha yibaza ibyamubayeho, avuga ati koko mana yanjye, ibi ngibi bibaye ndi kumva atari ibintu byumvikana. Uyu mugabo yaje yirukanka disi, ubwo ageze ahangaha yari ababaye, afite agahinda, yibaza ibyiraba. Ageze ahangaha sasa rero yasanze akamodoka, ndetse n'akamodoka yaraguriye wa mwana we yakinishaga. Ageze ahangaha atangira kukitegereza avuga ati mana yanjye,
ati iyi ni ya modoka nari naraguriye umwana wanjye yakinishaga umunsi ku munsi. Gusa ino modoka akiyireba neza yitonze, yakomeje kuba yareba ino modoka havuga ati aka kamodoka kuntu kari keza, umwana wanjye iyo yagakinishaga numvaga ari ibintu byiza, ari ibintu bibereye ijisho. Gusa uyu mugabo akiri muri ibyo ngibyo, hari urwandiko yahise abonamo ndetse n'urwandiko rwanditseho. Yabonyemo urwandiko, gusa mu kurambura uru rwandiko yatangiye kubona harimo amagambo yanditsemo avuga ati mana yanjye, kugera n'ubu sindumva neza ibyabaye. Gusa arambuye uru rwandiko ndagira ngo umve ano magambo. Arangije handitseho ngo ati byose nabikoze kugira ngo nsuzume ubwenge ufite mu mutwe wawe. Ati kuba washatse kwica umwana ubereye mu kaswo ntago ari ibintu byiza. Ati ndabizi ufite agahinda kenshi kugera kuri uyu munsi, ariko icyo nakubwira ni uko umwana wawe akiriho. Ati ibi byose nabikoze kugira ngo byibuza utica umwana ubereye mu kase. Ati ibi ngibi bikubera isomo, ubibone nk'uko nawe wari kwica uriya mwana nyina akababara. Nawe nibwo buryo nagusuzumyemo bwo kugira ngo nawe utekereze kabiri. Ntabwo ari ibintu byiza byo kuba wakica umwana utari uwawe, ntabwo umwana utari we wakomwishe, ntabwo ari ibintu byiza, ndetse guhemuka ntabwo ari ibintu byiza. Uru rwandiko nibyo byanditseho, yarabisomye ndetse yihanagura amarira, abona ko ibyo yarakoze atari ibintu byiza, ibyo yaragiye gukora ntabwo ari ibintu byiza, yari yatekereje nabi. Uyu mugabo arangije, nyagasani, nta kindi yakoze, yatangiye kugira isoni, biramucanga, yibaza icyo yakora. Aravuga ati mwabana mwe, ati kuko ibi ni ibiki bimbayeho, ati kugira nabi ntabwo ari ibintu byiza, ese kararangira gute? Uyu mugabo arangije aravuga ati mana yanjye, kuko mana yanjye ni iki naba narakoze kugira ngo byose bigere kuri uno musozo, byose bize kugera ahangaha? Ati ntago nabyemera, ntago nakemera ko umwana wanjye mutoya akiriho. Ati se koko ibi ni ibintu bambeshye, mana yanjye ntago nzabyongera. Uyu mugabo uri ahangaha atangira kuba yakibaza ku byo yaragiye gukora, ndetse yibaza uburyo ashyushye mu mutwe mu masegonda make. Arangije avuga ati ndamutse mbonye umwana wanjye ari muzima, ntago nazongera guhemuka, ntago nazongera gukora ikosa na rimwe muri ubu buzima, nazajya mbaho ndetse nta mutima mubi nifitiye. Ati ibi ngibi bimbereye isomo. Akiri muri ibyo ngibyo, hari abatangiye gusohoka mu nzu, ari muri ibyo ngibyo agisoma urwandiko, barakwereka uyu mugabo arangije aravuga ati mana sinzongera, ntago nzongera gukora amakosa nk'aya ngaya, gukora ibintu bibi nk'ibi ntago nzabyongera habe na gatoya. Ati mana ndakubwiza ukuri, sinzongera na rimwe gukora amakosa nk'aya, ndetse mbabarira, ntago ibi ngibi bizongera habe na rimwe mu buzima bwanjye. Uyu mugabo arangije mu gusoma uru rwandiko ruri ahangaha yararize, arababara, biramucanga, yibaza ibintu yaragiye kuba yakora, yibaza ibintu bibi yaragiye kuba yakorera uriya mwana abereye mu kase. Nyagasani, bidatinze wa mwana abereye mu kase yaje ateruye wa mwana w'uruhinja we, yaje amuteruye, ndetse birakwereka aka ni ka kana bari yarimo ararira ngo bakishe, ari kuririra ngo bakishe. Akana karacyameze neza, karahari. Ubwo bivuze ngo bajugunye akagare mu mazi, umwana ntabwo bigeze bamujugunya. Uyu mugabo arangije arahaguruka, aravuga ati ndabinginze ntabwo nzongera gukora amabi, ntabwo nzongera guhemuka. Ati mwana wanjye mutoya, ngwino nkubwire, nyagasani undebere neza witonze. Barakwereka uyu mugabo yagize gutya, aterura akana ke, arakabwira ati mwana muto, mwana wanjye, ati nari mfite agahinda kenshi, nibazaga niba wapfuye cyangwa uri muzima. Uyu mugabo arangije aravuga ati nkusabye imbabazi, ati nari ngiye kuguhemukira, ariko guhemuka nta keza kabyo. Ati ndakwinginze mbabarira, ntago nzongera. Ati ntago nzongera gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ati mbonye uburibwe bwo kubura uwukunda, ndetse niba nakwanga, mana mfashe, ntago bino bintu bizongera kubaho. Uyu mukobwa arangije
avuga ati oke, ati nta kibazo ndakubabariye, ati nta kibazo ndakubabariye. Uyu mugabo arangije aramubwira ati byibuza niba umbabariye, byibuza twakiyunga tugakomeza tukabana mu mahoro nta bintu by'umutima mubi. Uyu mugabo arangije aravuga ati bakobwa banjye babiri mwese ndabasezeranya ko ngiye kuba umuntu mwiza. ati ni umutima mubi nari nagize, ni ubuntu ntazi ngo bwari bwavuye he bwo kuza muri njyewe bukangira nk'umusazi, nkaba nk'umusazi. Ati mana yanjye nasabye Imana nyisaba yuko byibuza igomba kumfasha nkamera neza mu mutima wanjye, nkaba meze neza ahantu hose kugira ngo nazigera mbahemukira. Nubwo uri muka data wanjye ndetse nubwo weho ntakubyaye, ntabwo ari byo byatuma nkwica ngo nkuvane kuri ino si, ntabwo byaba ari ibintu byiza, kandi ndabinginze nimumbabarire. Niba mumbabariye rero twajya mu nzu tukiyunga bikaza kugenda neza. Uyu mugabo arangije arababwira ati cyakoze ndashimye, ati muri aka kanya gato nari nashyushye mu mutwe, numvaga ntameze neza, numvaga nshaka kwirukanka ndetse numvaga ntatuje muri njyewe. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ibi byose twabikoze kugira ngo tukurebe, ibi byose twari twabipanze, ati kandi wifuzaga kunyica, ariko byibuza ubonye isomo ryo kubura uwo ukunda nyagasani. Uyu mukobwa arangije abwira se ati papa ntabwo ari ibintu byiza, byibuza ndagukunda ntuzongere kugira umutima mubi. Bye bye.